muribuka ko twasize mama w'umusore wacu Patrick agarutse mu gikoni ndetse kwitegereza neza abona wayini yiwe yajyaga akoresha umukobwa yari yayikoresheje mu gihe yarimo atunganya ibyo kurya. Yatangiye kuba yavuga ati ese uyu mukobwa wanjye rwose yabashije kuba yakoresha ibyanjye, yumvaga nacyari ikirungo atari buze kuba yambona, atari buze kuba inamwereka. Ikumbe barakwereka hano wa musore wacu Patrick rwose we ibintu bijyanye n'akazi ko mu rugo aba ari kuba yabyumva neza gatanu kuri kagenzi kako. Ikumba kiri aho ngaho, agakobwa kacu niko kuza akambwira ati se mugabo mwiza umeze gute? Ati umeze gute sheri? Ati nari nagukumbuye. Ati ariko nari nagiye kuba inagutunganyiriza utwo kurya mu gikoni. Ati niyo mpamvu ntabashije kuba inaza kuba nakuganiriza. Patrick niko kuba yambwira ati ariko Rusi, ati nawe rwose usigaye ntangaza. Ati ibyo ngibyo yibireka mama akaza kuba iyo yabikora. Umukobwa niko kuba yamwegera arangije amubwira ati sheri, ati wivuga amagambo nk'ayo rwose, ati ahubwo gerageza izi miko z'akabenzi nagutekeye. Ati ndabizi urazikunda cyane, ati kandi nawe urabizi ko zibasha kuba zaryoha. Ati rero wagerageza. Ati ntabwo ngomba kuba inavunisha mama wawe mu gihe cyose nkiri hano turi kumwe. Ati tugomba kuba twafatanya rwose. Dusangaha niko kuba yatangira kuba iyahereza duto umugabo wiwe aramubwira shiri, ati gerageza utungutu rwose. Ati ndabizi turaza kuba itwagushimisha. Patrick nawe niko kuba yatangira gufata ku by'umugore we yari yamuteguriye Rusi. Aramubwira ati shiri, ati washyizemo ibiki? Ati ko numva biryohereye cyane. Ati ibingibi ni ibiki birimo? Umukobwa nawe niko kuba yageragezaho, arangije aratangira ararya. Niko kuba yakumva neza ubwoko bw'ibirungo yari yabashije kuba iyakoresha, ndetse yakomeje abyumva. Arangije aramubwira ati sheri, ati wikabye situwasiyo nawe. Ati ndumva ibiryo biryoshye cyane. Imwibuke yari yakoresheje wayini ya mukecuru rwose nayo yari yabashije kuba yayivanga muri ibi biryo. Umusore wacu nawe yatangiye kuba yafata ibyo kurya, atangira kuba yabirya ndetse yumva ameze neza, ariko ari nako akomeza yumviriza avuga ati ibi biryo rwose, ati ntago ndi kubasha kuba inabikurura neza, ariko ndaza gukomeza ndya nta kibazo. Barakwereka ahangaha rwose bakomeza babitwazamo. Umusore amubwira ati ariko ibi biryo ndi kumva washyizemo wayini rwose. Agakobwa katirenguka numve. Ati ngiye nshyiramo wayini mu biryo se? Ati wimbeshyera rwose. Niko kuba nako ikafata twa duti tumwe barishisha gatangira kuba kabyumva neza rwose, gatangira kumva. Karangije karamubwira ati akirongera wumve. Ati ibi biryo nta wayini irimo rwose. Umusore wacu Patrick niko kuba yakongera kuba yafata uturishisho rwose, atangira kuba yarya ndetse arya hariya na hariya, ndetse niko kugenda yagira peti. Umukobwa bigaragara ko ikirungo yari yakoresheje rwose icyari ikirungo cyiza, ndetse Patrick yarariye kugera n'ubwo akarimo ka nyuma rwose nako yabashije kuba yagakura ku isahani. Agakobwa niko kuba ibamara kurya gatangira kuba kakumva ubushagarira buri kuba bwagafata, cyangwa se icyo bita ubushyuhe rwose. Ese ubu ngubu muratekereza hagiye kuba ihakurikiraho iki rwose muri uyu mugoroba? Uyu mukobwa utangiye kuba yakigaragaza gutya, cyangwa se yatangaza ibimenyetso bimeze gutya. Umusore we yatangiye kuba yabibona, atangira kuba yakirebera ku ruhande rwose ngo agaragaze ko ibiri kuba byaba tutabyitayeho. Patrick niko kuba yahindukira, arangije atangira kuba yakandakana kariya. Imbibutsa ko iyi ngiyi turi kuba twareba episode ya 4, ndetse iyi ngiyi akiri inkuru yacu y'urukundo utagomba kuba wacikwa. Agakobwa niko kuba ikatangira kwegera umusore wacu Patrick, gatangira kuba kambwira ati se muri uyu mugoroba aturi kuba watekereza iki? Ati ni ikihe kintu uri kuba watekereza kuba wagerageza kuba wakora mu buzima bwawe? Ati kandi ati ntuze kuba wagerageza kuba wancika ngo ugende. Patrick ahangaha niko kuba yakiya ku mukobwa, arangije arahindukira atangira kuba yamureba, aramubwira ati ese sheri, aturi gutekereza aka kanya atari akanya ko? Sinzi uko byaje kuba ibyarangira, ariko
ibyo ari byo byose ntabwo byaje kuba ibyarangira neza rwose, ntabwo byaje kuba ihacu wambaye cyangwa se hacu wagize ute. Bigaragare ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mwana w'umukobwa uri ahangaha iwe na Patrick rwose ibaraye babunyurana, niko kuba kahaguruka mu gitondo karangije kamurubizu, karangije gatangira kuba kavuga ati ese ibi ngibi noneho ati byitwa ngo iki, ati ni ibiki, ati mwana we, ati mbega ubusazi, ati ibi bintu ni ubusazi rwose. Karangije niko kuba kakihisha, ndetse Patrick ne wacu nawe yari arimo abyuka cyangwa se arimo yikangura, ndetse yahagurutse arimo abaza bari aho ngaho niba baramutse neza ndetse bataramukanye umushiya cyangwa se bataramukanye inzara. Arimo ababwira ati se igitondo muri kuba imwakibona gute? Ati igitondo ndabona ngewe kimeze neza, ati kandi nizere ko namwe imwabyutse amahoro. Ati se twabasha kuba twakongera rimwe risa? Ati kuko ngenda ndumva rwose mu mugoroba wabashije kuba wakira. Ati ntago nabashije kuba inanyurwa. Agakobwa niko kuba kamubwira ati si ibyo ngibyo noneho uri kuba wambwira, ati ni ibiki? Patrick ariko niko kuba yamukura amubwira ati ariko sheri, ati bitwaze gake, ati reka nongereho rimwe, ati nta kintu uza kuba rwose. Ati se ntago wabasha kuba wareka nkabasha kuba inakongeraho bwa rimwe? Rusi niko kuba yambwira ati reka reka genda, ati ibyo ngibyo simba shaka rwose, ati ibyo wakoze ni ibyo, ati ibyo utakoze nyine ntago wabashije kuba wabikora. Ati kandi rero ikindi, ati ntuze kuba wakongera kuba wamvugisha amagambo menshi, ati kuko ntayo nshaka kuba inakumva. Barakwereka Rusi niko kuba yava aho ngaho mu cyumba, arangije asigamo umusore mo aho ngaho. Umusore nawe niko kuba yafata telefone, bigaragare ko yari afite ahantu ho kuba yahamagara ndetse akagira ibyo abasha kuba yababwira. Niko kuba yahamagara manager w'ishopu, arangije aramubwira ati ubungubu, ati uyu munsi njye ndi bubashe kuba nazana n'umugore wanjye kuba yahitamo impeta y'ubukwe. Ati nizere ko muri buze kuba mwafunguye cyangwa se muri buze kuba mufite impeta nziza rwose. Bigaragare ko we n'umukobwa bari bagiye kuba bakora igikorwa cyo kuba ibaba umugore n'umugabo ndetse byemewe n'amategeko. Ikumbe hano hari umugabo yatangiye kuba yabwira umukobwa ati uyu munsi uze kuba witeguye rwose cyangwa se uri shapu, kuko baraza kuba ibagura impeta cyangwa se Patrick ndetse na Rusi bagiye kuba baza aha ngaha mu iduka ryacu kuba bashaka impeta yo kuguramo. Ati kandi nizere ko uri buze kuba wabakira neza ndetse ukabasha kuba wabakirana urugwiro. Arakwereka hano rwose manager yatangiye kuba yakora icyo bita kuba yagayidinga uze kuba uri kuri shopu y'imikufe rwose. Amubwira ati kandi ndatekereza neza ko ari perezida ugiye kuba waza aha ngaha. Ati kandi ndakwinginze uze kuba wamufata neza, njye ngiye mu rwiherero. Kumbe bidatinze umusore wacu ari nawe Patrick ndetse n'umugore we babashije kuba bagera aha ngaha. Umusore Patrick yatangiye kuba yabwira Rusi ati ikiganza cyawe rwose kirimo ubusa kandi cyakagombye kuba icyambaye impeta. Ati rero mukecuru na musaza, ati sinshaka ko babasha kuba bamenya ibyacu cyangwa se bavumbura ibyo turimo. Agakobwa niko kuba kambwira ati nizere ko rero bwo ari wowe uri bubaze kuba wakishyura kuko ngewe ati nta mafaranga mfite. Patrick niko kuba yamwitegereza, arangije amubwira ati ndatekereza naraguhaye ikarita kandi iriho amafaranga menshi, niyo ugomba kuba wakoresha uri kuba wakishyura. Ati ikindi gewe ibyo ngibyo ntacyo bindebaho. Agakobwa ka Rusi niko kuba kambwira ati sheri, ati utabatekereza kuba wansiga aha ngaha rwose, ati ntabasha kuba inaburanirwa. Niko kuba umusore yahita atangira kuba yakibuka ubwo yajyaga kuba yahura n'agakobwa bwa mbere, ishati yari yambaye ndetse n'ikarita bari bafite rwose, ndetse icyo gihe yamuhaye n'umunyenga kuri moto yiwe imwe bita twarejeje. Ndetse n'ibyo umusore yari ari kuba yagerageza kuba yakibuka, ndetse arimo kubwira umukobwa ati se sheri, uribuka ukuntu njye nawe twabashije kuba twahura mu buryo butangaje? Ati rero n'ubu ngubu tugomba gukomeza kuba twabana ndetse tukabana mu mahoro, nta kintu kitwishe inyuma. Agakobwa disikari ka Rusi
nako bigaragare ko kari karakunze umusore wacu uri ahangaha. Umusore niko kuba yagasiga hano mu iduka, arangije arasohoka ajya hanze rwose. Karusi nako niko gusigara ikitegereza umukobwa uri ahangaha, niko gutangira kuba kavuga ati kambashe kuba namwegera mbe ngira utuntu duke na duke mubaza. Niko kuba kamubaza ati se wowe uri ahangaha kuri serivisi, ati bimeze bite, waramutse gute? Agakobwa niko kuba katangira kuba kambwira ko ahangaha rwose bimeze sawa, ati ibintu byose biri kuba ibyagenda neza ku murongo, ati nta kibazo rwose kiri kuba icyaba ahangaha kidasanzwe, ati sawa ubwo mwebwe ati mumeze mute? Agakobwa Karusi niko kuba ikambwira ati meze neza, atari ku mugabo wanjye rwose atanzanye ahangaha kuba inagira impeta mbasha kuba inahitamo. Agakobwa niko kuba ikatangira kuba ikamubwira nabi kamusohora, kambwira ati se wowe ati waba uri umugabo wuriya, ati ntabwo uri umugabo we rwose, ati ntabwo waba uri umugore wuriya musore, ati ndakwinginze sohoka uva ahangaha. Disi umukobwa wari uri ahangaha, mwibuke neza manager yari yasize amubwiye ko agomba kuba yafata umukiriya neza, kuko hari hagiye kuba haza president cyangwa se wa musore wacu Patrick ndetse n'umugore wiwe. Agakobwa katangiye kuba ikamuha serivisi mbi rwose, niko kuba kanamusiga ahangaha ikarangije karigendera. Agakobwa kacu Karusi nako murabizi nikajya kagora ubuzima cyangwa se ngo kabashe kuba ikapanika ibintu, ikatangiye kuba kanyura mu iduka karimo kuba ikakirebera, ndetse katangiye kuba kareba impeta ahangaha, karavuga ati izi mpeta rwose ati ni nziza cyane, ati ndetse izi mpeta ati zirasa neza cyane, ati ubundi kubera iki sheri atari yaranzanye hano na mbere bose. Niko kuba katangira kuba ikamubaza ati se ni gute nabasha kuba nabona imwe mu mpeta mufite ahangaha, cyangwa se nabasha kuba nacyura imwe mu mpeta mufite ahangaha? Ati ndabona mufite impeta nziza rwose, ati kandi njye nazikunze, ati kandi n'ubundi narinje kuba nashaka impeta yo kwambara, ati rero sinumva impamvu utari kuba wamfasha ngo nyakire ubashe kuba wampa impeta rwose ikwiriye n'ukomeze, ati ariko ahubwo uri kuba watekereza kuba wambwira nabi, ati kandi ibyo ngibyo ntabwo byagakwiye. Kumva umukobwa uri ahangaha we yari yakomeje gusuzugura umukobwa, arangije umukobwa aramubwira ati genda ashaka kuba inagerageza kureba impeta nshaka nkoresheje izi mpande zose z'iyi shopu yanyu y'imikufi, ati kandi nizere ko utari buze kuba iwangora, ndaza kuba inakishyura nkoresheje ikarita. Umukobwa niko kuba yakurayo ya karita, ndetse umugabo wiwe Patrick yabashije kuba yamuha ndetse iriho miliyoni izigamye y'umugore we yari kubasha kuba yakoresha. Umukobwa ahangaha niko kuba yayibona, arangije aravuga ati gute uyu mukobwa yaba afite iyi karita, ndetse ese yaba ari umugore wa CEO wacu? Ndetse bigaragare ko iyi shop n'ubundi yari ifatanyije cyangwa se yari iri mu marembo n'ibyo uriya musore wacu Patrick yari abashije kuba ayoboye. Agakobwa niko kuba kagenda kamusaba ibintu byose, katangije kamusaba impeta ya blue diamond cyangwa se diamond ring blue. Umukobwa niko kuba yayizana nayo, karangije karamubwira ati se ushobora kuba wahindura ukama pinki? Umukobwa pinki nayo ajya kuba yayizana, ndetse atangira kuba yayikambika. Ndetse umukobwa ahangaha wari wamusuzuguye yatangiye kuba yamukorera serivisi rwose nk'uko umukiriya wese bagomba kuba bamukorera serivisi. Ndetse mwibuke bwa mbere yari yabanjije kuba yamusuzugura avuga ko nta kintu ari buze kuba yamufasha ahangaha cyangwa se yabasha kuba yamukorera, ariko kubera ukuntu abonye ikarita bamuhaye cyangwa se ikarita bari bukoreshe bari kwishyura, yatangiye kuba yagiramo ubwoba cyangwa se yatinyamo ikikango kiramufata. Ndetse ntiyari ari kubasha kuba yakiyumvisha uburyo ki uyu mukobwa yaba ari we mugore wa Patrick ndetse akaba ari CEO wabo. Barakwereka ahangaha umukobwa rwose yatangiye kuba yakora akazi, ndetse nk'uko bisanzwe nk'uko yakagombye kuba yamwakiriye na mbere atizigamye, ndetse akomeza agenda azana impeta, bari kuba bareba impeta nziza kandi ibashije kubimukwiriye. Bibutsa ko turi mu cyumweru cyo kuba twatanga subscribe, niba utarakora subscribe zo kuba wayikora, ndetse ujya no muri comment ubashe kuba watubwira ukuri kubasha kuba wabona inkuru yacu cyangwa se wayumva niba yagushimishije kuba wadushyiriramo imitima myinshi, kandi nuza kuba wayikunda ntiwibagirwe kuba
wakanda kuri like no kuba wakora share kuri bagenzi bawe nabo bakunda inkuru nk'izi ngizi ndetse z'urukundo z'inkoramutima zimwe ureba ukumva zikubashije kuba izagukora ahantu. Barakwereka umukobwa wacu nawe yakomeje akora akazi ngike nk'uko bishinzwe rwose, akomeza azana impeta ahangaha yereka umukobwa, ndetse yakomeje abikora yihuta ari nako agerageza kuba yayimwambika ngo arebashe kuba yareba iyimukwiriye. Umukobwa bakiri aho ngaho rwose yakomeje kuba yamuzanira ubwoko bwinshi ndetse bugiye butandukanye. Umukobwa nawe niko gutangira kuba yareba impeta ari kuba yavuga ati se noneho ko zimaze kuba zaba nyinshi ati ndi buze kuba natwara iyihe. Ndetse mwibuke neza yamweretse ikarita ari kuyereka uyu mukobwa avuga ati ubwo umugabo wanjye yampaye iyi karita ati niyo ngiye gukoresha rwose mubeshya ko ndi buze kuba namwishyura. Kumbi icyo atarazi ntabwo yari azi koko uriya musore wacu ari umukire ndetse yabashije kuba yagura impeta nk'iyi ngiyi. Yatangiye kuba yambwira ati se wowe ari wowe ugiye kuba wagura ati wahitamo iyihe ati zose ngiye ndi kubasha kuba inabona ari nziza. Ariko umukobwa we rwose yari yakomeje amwitegereza ahangaha avuga ati se koko uyu ni umukobwa wa CEO cyangwa se uyu niwe mugore cyangwa niko kana CEO abasha kuba yarya. Umukobwa niko kuba yambwira ati ngiye ntabwo ndi bubasha kuba inaguhitiramo rwose ati ahubwo woze kuba wareba inziza bari ubasha kuba wahitamo. Umukobwa niko kuba yambwira ati kambe ngiye ati ndaje. Ikumba kiri aho ngaho hari undi mukobwa wabashije guhita yinjira, kumbe yari wa mukuru wiwe ndetse muramwibuka neza uyu nguyu bamwita Liza. Yatangiye kuba yahamagara wa mukobwa uri ahangaha atangira kuba yamwereka bwa bwoko bw'impeta zose, atangira kuba yambwira ati se uri gutekereza uyu mukobwa ari buze kuba yakishyuriza impeta ati nta mafaranga bafite rwose ati yakubeshye. Umukobwa niko kuba yatangira kuba yambwira ati yabashije kuba yanyereka ikarita ndetse angaragariza ko ari umugore wa Patrick ati rero nanjye nta gitekerezo nari mfite natangiye kuba namuha ibyo yashakaga. Liza niko kuba yatangira kuba yambwira ati ndatekereza wowe watera intambwe rwose ati ukabasha kuba wasohoka ukava muri uru rugo ati ibyo uri nakosori ukabasha kuba wava muri iyi shopu y'imikufe bataza kuba bagukubitira ahangaha ati rwose mva ukuntu usigaye inuka ati uzi ko uri kuba wanuka rwose ukaba uri kuba wambangamira ati ndakwinginze mbabarira usohoka ahangaha bataza kuba ibana hagukubitira cyangwa se bakaba bakujyana kuba bagufunga. Bagenzi hari igihe mubasha kuba imwagira abavandimwe ariko abo bavandimwe rwose batarishyashya cyangwa se batabashije kuba bameze neza cyangwa se bishimiye ibyo wabashije kuba iwageraho cyangwa se ibyo ufite. Ndetse ahangaha Liza yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ngewe ubundi ati narakubwiye ati ibyo wishoyemo ntabwo bizi ati ndetse n'ubuzima uri kuba wakishoramo ntabwo ubashije kuba ubuzi rwose ati gute watinyutse kuba ati ugitera intambwe ukaba wajya kuba washakana n'umusore w'umukene ati nicyo kintu kibi rwose wabashije kuba iwakora. Niko kuba katangira kuba kamwiyenzaho, ikumbe kagiye kuba kamukubita. Umukobwa niko kuba yagategaho gatoya karangije niko kuba kakubita amazuru kuri ntuza yari iri aho ngaho imbere, sinzi harya ngo bayita gute. Niko guhaguruka kifashe ku mazuru, agakobwa ka Rusi nako niko gutangira kwa kambwira ati oh dear sister ati hangane rwose ati ntabwo natekerezaga ko uri buze kuba wagwa nk'akana ati sura cyameze neza. Liza niko kuba yakura ukuboko aho ngaho ku izuru, kumbe yari yabashije kuba yagira agakomere. Ndetse aha ngaha wa mukobwa yakomeje amwitegereza. Liza niko kuba yambwira ati reba ukuntu ubashije kuba iwangira ati ngiye kuba nahamagara papa ati ngiye kuba inahamagara papa rwose mbashe kuba inamwereka ibyo ubashije kuba iwankorera. Ikumbe niko kuzamura telefone karangije gatangira kwireba, niko gutangira gusakuza akavuga ati ubwiza bwanjye ati ubwiza bwanjye ati ibi ni ibiki ubashije kuba iwankorera. Rusi niko kuba yambwira ati erega Liza ibi byose ati ni ubusazi bwawe ati reba nk'ibintu uba utumye mbasha kuba inakora ati se watekerezaga ko biri buze kuba ibyagera ahangaha. Liza niko kuba yabwira Rusi ati ibi bintu nkore ati ngiye kuba nakwica ati ngiye kuba inakwica. Kumbe kaje kari kwirukanka
kagiye kuba kamukubita ngo kamwishyure, umukobwa niko kuba yakongera kwegera ku ruhande ndetse bakiri aho ngaho. Muribuka ko ahangaha hari manager wa shopu yaje ahangaha ari kuba yavuga ati se ni ibiki biri kuba ibyabera ahangaha, ati ni ibiki biri kuba ibyabera ahangaha. Niko kuza yitegereza umukobwa ndetse atangira kwitegereza n'abari aho ngaho bose, ndetse yaje ari kuba yavuga ati agiye kuba yahagera, atagiye kuba yahagera. Ikumva we yari ari kuvuga yari yahageze kare ariko atabashije kuba yabimenya kuko we yari yabashije kuba yajya mu rwiherero. Agakobwa ka Rusi kakomeje kabitegereza ahangaha bose, amagambo bari batangiye kuba bavuga ndetse n'uko bari kuba bakitegereza. Reka nkwibutse kuba wadukorera subscribe utarayikora kugira ngo utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujya no muri comment ubashe kuba watubwira uko wari uri kuba wabona iyi nkuru yacu. Nubasha kuba wayikunda uze kuba wadukandira kuri like, ndetse ntiwibagirwe no kuba wakora share kuri bagenzi bawe.